ari Misiri iyo ni point ya mbere. Uwitwa engineer naduterekera amafoto ubwo harimo n'amagambo nyine umutoza Hossam Hassan wa Misiri yatangaje ndetse n'amagambo Mustafa Ziko wa Misiri yatangaje ndetse na Saga abantu bavuga bati uwitwa Mo Salah yakorewe ikosa umusifuzi ntiyasifura. Tujyana no ku kijyanye no kuba Misiri yaba yibwe cyangwa itibwe. Koce komeza ubwo ndagira ngo umuntu wese na Alan na Aime Auguste buri muntu wese agire iminota 2 yo kubivugaho. Mbabarire ninjya kubivuga ntagize ijambo maze iminsi niharaje yego yo kuvuga yuko ikinyoma cyatsinze. Reaction iba nyinshi ariko iyo wavume ko ikinyoma cyatsinze umenye ko witwara cyangwa se wavumbuye ko uri kwa rigged umenye ko witwara. Birashaka ko murashaka kwa rigged agatsinda match. Sinjya gukompara n'ibindi kuko ni ibintu sanzwe mbona mu mupira no mico gikombe cy'isi rwose birimo ari byinshi cyane turabibona biri kwifashishwa aho nyine mukanye muri update twagatse ku nkuzi zano ziri politiko kandi tuvuga umupira ni uko ibintu biri kwa mu mupira w'amaguru. Ijoro ryatambutse iyo urebye action ukuntu zagiye zigenda bimwe mu biriho bibabaza abafana. Okay, abari contre Argentine yego barimo peno yahawe Argentina bikanyigiye hanze ngo ni ikimenyetso ikuwemo yego. Icya kabiri niyo action bavuga ko Mo Salah yakoreye penalty. Ejo turanganabwe ko ndibuze kuza kwicara nkasubiramo buri kimwe cyose yego nabirebye byose. Nyuma yo kubireba ndeba n'abasesenguzi babyo ndeba n'amategeko. Ibyo nabonye kuri peno ya mbere iby'amaso yanjye ampa yego niba umukinnyi wa Argentina yakoze control ya baro wowe ukaba utakoze kuri baro ariko ukamwinjiramo yego what can we do? Bitari kuvuga ngo harahani byaba ntibabisifure yego ariko icyabaye ni ikosa before yuko tugikompara n'ahandi yego kuko at the end gusifura ikosa bijyanishije muri musifuzi. So ubwo we kuri wowe ni ikosa yego. So urabona imisifurire no muri rusange sinyitera amabuye yego mabona itera amabuye isuka atari myiza yego ariko kwitera amabuye inshinge kuri action zazamuye iya Mo Salah wewe ku bitinzwe nzitwara rimwe nabitindamo niya Mo Salah ashatse gucenga umupira byanyuma defense y'Argentina ukozeho ariko mu kukoraho uhura na Mo Salah ari gukora muvoma Mo Salah n'uburyo yaguyemo bavandi yaguye mu buryo bwa Kinyarwanda. Okay. So Alan wowe uko bibonye nono hari iyi scenario ariko ubwo umuvandimwe engineer naduterekeremo ayo magambo y'umutoza ndetse n'umukinnyi Mustafa Ziko nabo bari kugira ibyo bavuga. Mustafa Ziko aravuga ati FIFA irashaka ko Argentina twari igikombe cy'isi mu gihe umutoza Hossam Hassan wavuga ati bashakaga ko Messi na Argentine baguma mu gikombe cy'isi. Wowe urabyumva cyane habayemo kwiba cyangwa igihe ari cyo nimba abantu bashaka kuryoherwa n'umupira by'umwihariko kino gikombe cy'isi narratives ni ikintu kitagufasha uri umufana icyo nicyo cyambere wenda reka tubirebere mu ishusho yagutse. Abantu bakomoje ku ikarita y'umugabo bita Folarin Balogun bati FIFA gute ikuraho ikarita bigenze bite ariko rero ategeko rirahari ryemerera amafederasiyo kujurira nkuko muri Afrika Maroc yajuriye icyemezo cyo guhereza Senegal igikombe nkuko Portugal yagize gutya gasaba yuko Cristiano Ronaldo atatangirana ikarita y'umutuku igikombe cy'isi barabyibuka yahawe igihano gisubitse meaning ibi ni ibintu babihari bikorwa ahubwo bijyanye na interpretation y'amategeko bijyanye nuko umuntu abyumva bijyanye wenda nuko abitekereza nk'umufana akagira uburyo abidigeramo we akumva nibimunyuze ariko akanya reka tubyinjiremo mu buryo fatika. Reka tujye ku ikosa ryavugishije benshi ni minota 2 yonyine ufisigara mu munota umuntu najya kuri action ya Lisandro Martinez ndetse n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Misiri hari mu byukuri twabibonye yuko mbere ko umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Misiri afata umupira yabanje gukandagira Lisandro Martinez ikosa bararisifura muri make batsinze ariko vari hamagambwe umusifuzi iti nyaboneka hari ikosa ryabaye muri build up subira inyuma Retexier nta nubwo yari yaribonye ahubwo asuye inyuma kuri VAR asanga iryo ryo koko ryari ikosa ararihana. Reka tujye kuri penalty ya Mohamed Salah penalty claim. Kuri penalty ya Mohamed Salah yahuye n'umukinnyi bita Julian Alvarez arabanza mwambura umupira ku kirenge nyuma yaho Salah yarimo aracenga amaze gutakaza umupira yari Salah twabona ko atangiye gutakaza balance asa kandagiye ku kirenge cyo bita Julian Alvarez amugwa imbere icyo bita tripping kuko ugiye kureba nabwo muvuma za Alvarez cyangwa se nga Alvarez yakandagiye Salah ngagwe hasi. Reka kanya twibaze rira kosa bakoreye Salah
uko umuntu aryita ikosa ni ikosa watangamo penalty uri umusifuzi ugashyiraho iki akabazo. Ngiye ku giti cyanjye nkaba mbona umusifuzi Letexie uburyo yitwaye muri action mbere na mbere yavuze ati Mohamed Salah ntacyo mbonyemo aho ngaho, reka bakora iki play on, barakomeza barakina Argentine itsinda igitego. Iyo habaye ikosa muri build up ntago umusifuzi afata iya mbere we yamaze kwemeza yuko nta cyabaye ngahamagara VAR. VAR nimubwira iti nyaboneka tubonye Salah agwa muri box umuntu ashaka kwa mukandagiyeho, ahubwo wowe vaye kuri VAR cyangwa se duherezemo amasegonda tukubwire reaction yacu kuri iyo movement. Ariko icyo banzuye muri seconds bafasha zo kureba icyabaye babonye ko Mohamed Salah icyabaye gusa nuko bamukuye umupira ahubwo agasitara kuri Yana Alvarez akagwa hasi. Icyo giti ku giti cyanjye nge mbona yuko umutoza yaba ari umutoza wa Sam yaba ari baziko ku giti cyanjye habayemo misjudgment bijyanye niyo hit of moment bijyanye nuko Argentine irimo iratsinda ibyemezo by'umusifuzi arimo arasifura ahanga ikosa hanari sifure. Aho ku giti cyanjye mbona yuko izo action zose watekerezaho ikosa barikoreye Lisandro nujya no kuri Mohamed Salah mu byukuri aka kanya twese twice nk'abanyamupira ukavuga uti muri penalty bakuzanira imbere umusifuzi iyi penalty wayitanga ku bwanjye nakosa ryari ririmo yari match ku giti cyanjye yari fair ku kijyanye n'icyo turi kubona ahubwo tukibaza donc umusifuzi Francois Letexie wa amanota ngaye namuhereza amanota ye yose amanota 8 ku 10 ku 8 ku 10 yego niyo namuhereza bijyanye nuko yitwaye mu mukino. Ahubwo icyo dusigara twibaza Misiri yo yari ifite reseta mu biganza byayo kukirimo irahunga accountability y'icyo umukino uri murasaba kuko akantu gato nsoza ahantu Cedro kuko aka kanya iyi ni scenario tutabonye inshuro imwe. Turebe ibihugu byacu byose bya Afrika uburyo murasezerwa mu gikombe cy'isi. Turebe Senegal yari yabanje ibitego bibiri bimaze kuba ibihugu bitandatu bitsinzwe mu minota 80 na sibyo Cedro meaning that is a syndrome ni indwara turwaye. Si question yo kuvuga ngo umusifuzi yitwaye gutya ahubwo reka twirebe ku giti cyacu. Ese Misiri yibwe ese Belgium yari yibye Senegal ese Cape Verde yari yibwe ese tujye kuri Cote d'Ivoire itsindwa n'Abadage yari yibwe kuki bose bijya ku munota 75 bakamera nk'abaswitching off bagatangira kujya mu gihe cya souffrance. Turebe kuri substitution bakora ku giti cyanye nkongereza nkasoza turebe umuvandimwe ajya kuvunika umusore w'ikipe y'igihugu ya Misiri uyu nguyu Hassan wakinaga ku rundi buryo mu byukuri warebaga uburyo yari arimo arakina aho ngani wowe nekeza nk'umutekinisiye nkaho Sam yakaye wenda ajya gusobanura itangazamakuru avuga ati tukibura uno mukinnyi byatugoye. Ikindi kintu cya kabiri Argentine ifite Lionel Messi sibyo, what do you expect iyo Lionel Messi yatangiye guheza uruhande akina kuri wing urategeza amacross muna ku giti cyanjye Misiri yakoze icyo bita poor game management bijyanye nayo byari bigeze. Hassan ni abakundira agira ikibazo cy'ubuzima kandi yari yabafashe cyane nkamona ku giti cyanjye Letexie uburyo yabyitwayemo ni action dusanzwe tumenyera mu mupira ahubwo in the hit of the moment umuntu abijija bijyanye n'icyo we yabibonyemo. Nawe uremera ko kuvamo kwa Isemo Hassan ari byo byakoze kuri Misiri. Ese umusifuzi Letexie naho yaba yakubise ikirenge Misiri? hari icyo nemera twanabiganaho nimugoroba nkubwira ngo kubijyanye n'amakisiyo y'ibitego bizatsindwa muri mukino byose ni ibitego buri clean. Yaba Arane yarabigarutse kubijyanye n'amakosa ndetse n'abaryonza amakosa yakorewe ibyitwa amakosa byakozwe muri build up yaba igitego cya mbere ndetse n'igitego cya kabiri cya Argentine. Ahubwo ikintu kitoroheye Letexie ni management y'umukino mu kibuga hagati yamakosa ku yamakarto harimo nk'ari hano uyu muhunga shuri bamukubise ama tactical fouls bamukubise urukimo maso imbere yaranze utangiye ku 12 yagendeye rwose ni hahandi Mohamed Salah yaragiye muri build up akamusifura swakure musura bari sineza ko tigiye ikosa naryibone ntago bisaba kujya kuri VAR akakora counter attack. Hari n'utundi tuntu nyine twagiye tuzamo ku buryo mu bijyanye na management y'umukino mu kibuga hagati birasa nk'ari amanota yatakari ariko kucitwa ibitego gufata ama decision aridinze ku bitego byose byabonetse mu mukino. Nemera ko ntabwo byara amakosa pe kubera ko reka tubyita amakosa reka dushakemo n'amakosa. Harimo nko kuri Mohamed Salah biragoye ko na defend ikitwa ikosa ariko nk'icyo Alex McAllister yashinjwaga cyo kuba yakuriye umuntu Alex McAllister yego icyo bita ngo ni touch yo gucyakira kuri dezi yaje nyumuntu kwa agana kumujene yawe ajya defend mu Rwanda ngo biri soft nukuvuga ngo mu cyitwa Misiri kano kanya niba warateguye match nawe mentally
uziga gukina na Argentine ukaba uzi ko buri detail buri foul izaboneka mu mukino uzayihabwa nkaho nyine urimo uri kwibere mbere nawe nahita nibaza kuri Hassan ubwa mbere ukina umupira ko wakinye Zarahiri ntukina amakipe muri Afrika muri West Africa no hino hano hafi hano ntiwakinye nayo ikosa basifura rya Stade Marien niyo basifura wenda ry'ikipe wenda y'Ikigali twaperi icyo bwacyo kibi buremere ariko kuri full time reaction y'umutoza n'umukinnyi utabasha kwicara ngo arebe video nano ntagombajije nyine ubwo burakara umuntu avana mu kibuga nibwo agenda nk'agatanga kubera ko kano kanya hari n'abantu bari kiri kubona nujya kumbuga nkoranyambaga z'abantu batandukanye urabona nyine umujinya umurandura nzu ariko kano kanya bagiye ucuruka gake gake so nibyo ngibyo rero tugeze ku isa y'isa moya